Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mubana natwe mu biganiro tubakorera bya buri munsi. Umunyamakuru wa radio SKFM akaba n'umunyamakuru w'imikino kuri iyo radio Sam Karenzi arateganya kujya kurega Gakumba Patrick uzwi nka super manager ku mbuga nkoranyambaga. Sam Karenzi arateganya kujya kurega super manager mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nyuma y'amagambo arimo kwandagaza aherutse gucisha ku rubuga rwa YouTube uyu super manager. Ibi byatangiye mu minsi mishye ishize ubwo super manager yumvikanye avuga amagambo arimo gusebya abanyamakuru barimo Musangamfura Lorenzo Christian n'umukoresha we Sam Karenzi. Mu magambo bikekwa ko arimo ibyaha yavuze, Gakumba Patrick yagize ati: "Ya radio iyoborwa n'umuntu ufite iminwa ibyimbye wagira ngo ifite ibibyimba." Uretse aya magambo kandi yanavuze andi magambo arimo agaragaza ko iyo radio yavugaga ari radio ya SKFM, avuga ko idakwiye kuba ifite umuntu wasezere ku gitangazamakuru cy'igihugu ubwo yavugaga RBA, bikeka ko yabaravugaga Lorenzo Christian Musangamfura, ndetse akanavuga ko aryamana n'abo bahuje ibitsina. Nyuma y'aya magambo yanenzwe na benshi mu bakunzi ba Ruhago mu Rwanda, aho Sam Karenzi yemereye igitangazamakuru cy'umuseke ko ibijyanye no gutanga ikirego muri RIB biri gukorwaho n'abanyamategeko. Uretse kandi ibi ngibi Sam Karenzi yatangaje na Lorenzo Christian Musangamfura abicishije ku rukuta rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, yavuze ko asaba inzego zirimo polisi y'u Rwanda ndetse na RIB kumuhumuriza kugira ngo abashe kugenda ntacyo kwikanga, kuko super manager muri kino kiganiro yavuze ko abantu bakora ubutinganyi, bikeka ko yavugaga Musangamfura Lorenzo Christian bakwiye kwicwa bakavanwa mu bantu. Reka mubwire ngo ni binakubwira mu mwanya, reka mubwire ngo kigomba kumenyeka zirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza, kandi barugambira byiza kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mubwire ngo ibihe byiza.